ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karema akomeje guhitura mugenzi we Nathan amushishikariza gukora kinyamwuga, ariko Nathan ntabikozwa. Hagati aho Doheruka Vestine aguye mu kantu yumvise inkuru y'urukozasoni ivugwa ku mukobwa we Gatako. Yabyifashe mate, nimwe ikinamico rangurura. Si we mpamagara Gatako? Ndakumva ariko mama. Kumvira ijeri. Niko Gatako. Niki wabuze hano mu rugo rwaso? Ego komana ntacyo pe, none se hari icyo nabibye? Ubona niyo utwiba bikagira inzira. Ego mana yanjye, none se kumbwira nabi nakoze iki kandi? Ngo wakoze iki? Cyangwa ugira ngo amafuti yawe ntiyagiye ku karubanda? Amafuti iki se kandi ko nzi ko nta kintu kibi nakoze? Herega nta n'isoni uratinye kugahakana. Ubu se nzane telefone mbikwemeze. Ego mana yanjye, yizane niba ari ibinyemeza pe. Ariko Gatako, soka ko rataruhuka kugira ngo mutagira icyo mubura. Nk'ubu wagiye gusambana ushaka iki wa mwana we? Ego ko mana yanjye, njyewe nasambanye nande se kandi? Ubwo rega wumvaga ko ntazabimenya. Ntibagufatiye muri hoteli usambana? Ego ko mana. Reba hano muri telefone. Uyu ninde? Ese nibi byakurakaje burya bwose? Aho kukibera icyohe kirashinyika nta n'isoni. Ariko se ubu nawe wemeye ko yari njyewe wagiye gusambana n'igisaza kingana gutya koko? Ibaze nyine aho ugeze. Umwana w'umukobwa urangije amashuri yisumbuye akwiye guhangara umugabo wubatse koko? Ibyo ntabwo nabikora mama. Ariko uzi ko bingaragarije ko utanyizera burya. Noneho barakubeshyera. Mbese tuvuge ko yatari wowe? Nuwo musa? Iyi foto yo ni yanjye ndetse ni nanjye wayishyiriye ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru rero ntayihuriye n'ukuri rwose. Kandi ngo bagufatiye muri hoteli? Si nguyu n'umugabo mwari kumwe? Ariko mama, Karame, reka nkwereke nanjye igihamya. Reba hano muri telefone yanjye. Iyi foto singiyi ni njyewe wayipostingiye. Reba hano. Singiyi ntuyibona? Kiriya gisaza se hari icyo ubona turi kumwe koko? None se umuntu wabikoze ninde? Yaragamije iki koko? Uyu muhungu ni inshuti yanjye mama. Ni wa wundi nakubwiye witwa Nathan. Yabikoze rero mu rwego rwo kuntwikira. Ngo kugutwikira? Iyi nyine yakoresheje ifoto yanjye kugira ngo antwikire abafana biyongere n'abafollowers babe benshi ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Niba koko ari ukukubeshyera utarasambanye n'uriya mugabo ni byiza. Ibyo bindi ni ibyawe birakureba. Ubwo uzi icyo bizakumarira. Ariko banza wanshakaga cyane. Yes ati wabimenye. Nagushakaga cyane rwose. Mvuga nti nibwira tudahuye ndaguhamagara. Hari agakuru wamboneye se ushaka ko njya gukurikirana? Kushana Nathan wajyureka kwikunda. Ari inkuru sege sinayikurikirana sindi umunyamakuru. Hari zimwe wavuze ko utajya ukurikirana se. Navuze ko inkuru zabiracitse utajya uzikora se. Ariko se ubundi mwebwe mukora biracitse muyikundira iki? Reka niyicuruza bro. None se kuvuga ngo ministre yasuye abaturage abaha amazi meza, babaha umuriro n'ifumbire n'imbuto z'indobanure, ibyo bintu byashitura nde koko? Ngaho. Ubwo se urumva iyo nkuru nta kimariye abaturage. Kumenya ko amazi meza yabonetse urumva ntacyo bimaze koko? Abaturage birakibamariye, ariko ngiye ntacyo bimariye. Igifite icyo kimaze rero n'ukwanika ngo bamufatiye muri hoteli asambana n'umugabo w'abandi. Kandi noneho uzi ko unabeshya atari byo. Ese man, nawe kiriya kiganiro warakibonye? Ntakibona se n'ikiri kuri chano yawe. Bro, kiriya kiganiro cyankoreye umuti kabisa. Nubwa mbere nkoze ikiganiro kikagira 240 ingahe mu munsi umwe. Nese koko biriya n'ukuri byabayeho. Ariko kare. Siko wigira nk'umuturage man. None se nk'umunyamakuru niwe warafunguye wasanze ari byo. Nese Nathan. Buriya nkuriya mwana w'umukobwa wakoresheje amafoto ye muri buriya buryo. Uratekereza ingaruka byamugizeho? Umukobwa twarabyumvikanye. Yambwiye ko ashaka kwamamara, ndamubwira nti noneho ngiye kujya nkoresha amafoto ye mu biganiro byanjye, abantu bakumenya ari benshi, kugira abafollowers benshi ku mbuga nkoranyambaga zawe. Umukobwa arabyemeye. Ariko ibyo ntibihagije man. Nese ubwo niba umukobwa yarabyemeye, uriya mugabo nawe yarabyemeye. Bose twaravuganye man. Nese uriya mugabo niba afite umuryango, umugore we n'abana be nabo mwaravuganye. Kuko kiriya kiganiro ntabwo ari we kizagiraho ingaruka gusa, zizagera no ku muryango we wose. Bro, nyumva neza. Turi hano ngo dukorera amafaranga, ntabwo turi hano ngo dukore isanamitima. Ariko ntabwo wakorera amafaranga atanyuze mu kuri, kuko kuri niwo mutima w'itangazamakuru ryiza man. Se bro, wakora muri ubwo buryo ukazabona iki koko muri iki gihe man? Icyo wabona cyose Nathan, ugomba gutangaza amakuru wabanje kugenzura inkomoko yayo, kandi akaba ari amakuru afitiye akamaro abagukurikira. None se ni ntangaza amakuru afitiye akamaro abaturage gusa, ngiye nk'umunyamakuru nzungukira igira na business man. Gutangaza amakuru meza wizeye kandi wagenzuye neza bizatuma abantu benshi bakwizera, banagukurikira ari benshi ubona inyungu mu buryo bwiza.
ewe burya se n'ibyo birimo kundwa. Ibihe se kandi? Ibyo byo kugaburira ingurube. Ego, none se yasonza ndi hano sinyihe ibyo kurya kandi bihari? Ego, umukobwa urangije amashuri yisumbuye we. Umukobwa urangije amashuri yisumbuye ntabwo agaburira amatungo se? Ese nk'ubu hagize umusore uza kugusura agasanga urimo urahuma nk'ingurube ngo urayigaburira, yagira ngo iki koko? Aha, ibyo reka twe kubigira urubanza unyibwirira amakuru nzaniye. Ko nyafite meza ashyushyera, umva arahinda umuriro. Nuko ngaho se shambwira, hari ahantu se wabonye bari gutanga ka buruse ko kwiga kaminuza? Reka njye ibyo bya buruse nanabivuyemo. Ariko se ko umuntu yiga ngo abone amafaranga uyafite waba utuma umutwe wigamiye. Noneho wowe wabonye akazi? Sha nakabonye pe, ahubwo ikibazo nsigaranye sinzi uko nzajya ngakora kuko ni kenshi cyane. Nako gukora ikizi? Nako kuba umusitari. Ego, kuba umusitari se ni akazi? Umva shaka atabakoze, uzi amafaranga aba bakinnyi baba bafite cyangwa abaririmbyi cyangwa abanyamideli? Nyine umva ko aba ari umukinnyi cyangwa se umuririmbyi, byanze bikunze hari icyo abakora kimugira umusitari. Wowe se uzaba umusitari mu biki? Wabonye ko amafoto yanjye yatangiye gukoreshwa mu biganiro? Yego. Ubu maze kugira abafana utabara rero. Abagufana kuko babonye amafoto yawe ku mbuga nkoranyambaga usa n'uwambaye ubusa? Reka ubuturage mwana iriya ni tekinike. Ubu kuko maze kugira abafana benshi, ngiye gutangira gukina filime. Reka? Ubu tugiye kujya tukubonana na bariya bantu ze b'abasitari mu mafilime? Nibyo gusa se, ubu ngiye no kujya ntanga ibiganiro ku macana. Urumva amafaranga nzakura muri ibyo bintu byose nzayakwiza he? Uzajya utanga ibiganiro bivuga kuki? Ejo bundi ndahera kuri Natane TV. Dukora ikiganiro kivuga ku buzima bwanjye bwite, n'impuza ya nkuru yantangaje bavuga ko bamfatiye muri hoteli Nsambana. Agatako karame, ndumva icyo kiganiro kivuga ku buzima bwawe bwite ukwiriye kukireka. Ibaze nakiretse ariko we byakurinda guseserezwa no guteshwa agaciro mu bandi, bikanarinda icyakwangiza izina ryawe muri sosiyete. Ubwo se gukora ikiganiro kuri cano byakwangiza izina ryanjye muri sosiyete gute? Wajya ureka guhenda express? Ariko nk'ubu mwembe ungana gutya kuri 500 ni igihendo koko? Ego. None se abandi ntibayiduhera 3,000? We nk'umuntu usobanutse, jya utandukanya imyembe yiriwe izenguruka buganwa yose, izuba ryayishe, yanambye, yapfuye nabi. Uyitandukanye n'ivuye mu murima ikaze express iti kugeraho. Ubanza ari ukwandikiye we, numvise message za muri telefone yawe. Reka ndebe nanjye ndayumvise. Niba abateka mutwe bongeye nanone. Bamwe babeshya ngo bakuyobereje amafaranga nihangano yabasubize. Oya. Bamwe birirwa babeshya ngo hari isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro. Barongeye se nanone? Singira itangaza se. Akira nawe isomere. Ariko ubanza noneho bitandukanye n'ubushize we. Dore noneho hariho n'itangazo rya nyaryo rinasinyeho. Cyagiye wibuke ko yari message gusa banditse. Izana ndebe. Sinarebye ko risinyeho. Singibi? Do. Munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Buganwa Gasigwa Jean de Dieu. Arangije ateraho nakashara nasinya. Cyane. Uzi koko ibi wasanga ari byo? Ngiye guhita nubura amadosiye yanjye nkomereza aho naringejeje. Cyane rwose. Ahubwo ubu nanjye ngiye gutangira negeranye ibisabwa. Ndebe ko nakwigeragereza amahirwe. Amahirwe yo gupiganirwa isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro? Cyane. Ubu se tugize amahirwe nge na niseti tukaritsindira, amafaranga twakuramo ugira ngo ntiyaba ari menshi. Muritsindiye byo byaba ari byiza. Ikibazo nibaza, kuzobere mu byo gucuruza imboga, umugabo wawe akaba ari umuhinzi wabigize umwuga. Ubwo iryo soko muzaritsindira gute mudafite uburambe mu bucuruzi bw'ibikoresho byo mu biro? Ndumva baguhamagara. Reba niba atari wa muntu wawe ushaka ko mujya mu kiganiro da. Je, ahubwo wagira ngo wari wamumenye. Uzi ko ari Natani, uceceke ntuvuge. Yes, Nata. Yes, Agatako, how are you? I'm fine. Wowe umeze ute? Nanjye meze neza ntacyo mbaye. Unashaka kubaza niba wibuka ya gahunda dufitanye. Urumva nabyibagirwa koko. Si nimwe ahubwo nebyiri gukina filime no gukora ikiganiro. Ndumva uzibuka neza. Ubu reka tubanze tunoze icya filime nicyo cyihutirwa. None ikiganiro cyo n'umunsi wari wose twagikora. Okay, nta kibazo. None se
ko wambwiraga ko uzabanza kunkoresha akazamini nzagakora ryari? uyu munsi rwose ndumva nshaka urara ugikoze kuko ndashaka ko dutangira vuba cyane. Ubwo ndagikorera he? Uraza mu rugo aho mba hano hafi y'umurenge. Reka mpite nitegura nze noneho. Ubwo ningera ku murenge ndaguhamagara undangire geto yawe aho iri neza. Ariko wibuke na twa dufaranga uzutuzanye. Harya nangahe? Ni 40 gusa. Shanata, aya mafaranga ni menshi pe, ntabwo nzi ko ndahita nyabona. Uzi ko ntabona uko nkugira. Ubyo kuza turebe uko tubigenza wenda uzaba nashaka witonze. Icyambere ni uko ujya hano mu rugo gusa. Urakoze cyane Shanata, reka mpite nitegura nze nagutinza. Niko Sagatako. Karame. Ko numvisha guca amafaranga kandi akaba agiye kuguha akazi. Umuntu bamuha akazi akaba ari nawe utanga amafaranga. Aya se ko ari ayo kwiyandikisha, wumva ari ayo kugira ngo bagukinishe? Ahubwo se kundwa. Ndakumva. Ubwo wowe ntuza tukajyana ukamwinginga nawe akagushyiramo, ukazaba ushaka ayo mafaranga nyuma bari kudusaba. Urumva nari kwicara nkatuza koko ntakurikiye ngo menye ibyo ari byo. Wasanze se bimeze bite? Yewe nuko beshya nta byabaye. Umwana namubajije rwose aramakanira. None se yakubwiye kuri atari we bafasha asambana muri hoteli? Kandi ngo wabikoze iyo nkuru bari babyumvikanyeho. Vesti uratuma nguseka. Umwana yakugize ikigoryi nawe uragenda ubaco neza. Nyamara nabikurikiranye neza nsanga koko nukubeshya. Ngaho nawe tekereza. Yarakubwiye ngo wakoze biriya bari babivuganye. None se umwana wa Gatako yawe ngukira iki mu kwisebya? Yewe ngo hari ibyo bita aba followers. Mbese ubwo no kuvuga nyine nk'abakunzi babo cyangwa abafana babo ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero yabikoze kugira ngo abantu bamumenye ari benshi, abo ba followers nyine biyongere. Niba ari uko byagenze ushima Imana ko umwana watatangiye kononeka arakiri muto. Ariko ngewe niyo wabintera mu rushinge sinabyemera. Si ukumuburanira kuko ndi nyina pe. Ariko rwose niko byagenze kuko nanjye yabinyeretse ndabyibonera. Ko nanjye nabyibonera. Umugabo rwose amuri iruhande bicaye ahantu hameze nko muri hoteli koko. Agatako yambaye akantu k'ubusabusa ko kurarana mu buriri. Iriya foto niyo wayifoto yayishyira ku mbuga nkoranyambaga. Noneho uwo musore w'inshuti yamukoreye iyo gahunda arayifata akoresheje ikoranabuhanga ayegeranya n'iyuriya mugabo. Iyo foto se yarayikweretse? Ahubwo yanayinyoherereje. Singiyi yicariye mu cyumba cye. Uzi ko ariyo koko bakoresheje? Ni rwose nguyu yicaye mu cyumba cye. Singiriya na yakanzu y'umutuku. Cya kigabo se hari icyo urimo kureba bari kumwe? Yewe cyakora ibintu by'ikoranabuhanga byaje ku mbuga nkoranyambaga zateye ubanza byateranya abantu pe. Uzi ko nari nabyemeye mbona ari byo neza. Ndakubwira ngo nimugoroba nari mwishe habuze gato. Nanjye nabonaga ari byo rwose. Gusa Vesti nuko dusanze atari byo. Ariko imyitwarire y'umwana wawe iteye inkeke pe. Iteye inkeke gute se? Ngaho nawe nk'umubyeyi reba iyi foto imugaragaza ibibero n'amatako n'amabere. Ni nkaho yambaye gusa n'agasutiye yakinzeho gusa. Urabona yari ifoto umwana w'umukobwa akwiriye kwifotoza koko? Ko yari ari mu cyumba cy'ise nta wundi muntu uhari kandi ari we wayifotoje na telefone ye. Urumva ikibazo ari ikihe? Nubwo njya no kwifotora ntabishyigikiye. Ariko se no kwishyira ku mbuga nkoranyambaga aho zibonwa n'umuhisi n'umugenzi nabyo urumva ntacyo bigutwaye. Tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Impaka z'ababyeyi wowe urazivugaho iki? Naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kwigiraho no kwandika ijambo Ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. Rangurura.